ko Alexander Isaac uyu muvandimwe gusa tunafatiye kuri match ya Liverpool kuri uyu wa mbere biragaragara ko Newcastle iramukeneye mu buryo bugaragara no gutsindwa uyu mukino ntekereza ko harimo ukuboko kukumubura kuko bakaba batsinze umukino mu gice cya mbere cy'umukino ariko amakuru arambwira ko Alexander Isaac ngo atiteguye guhindura ibitekerezo ku buryo yagaruka muri squad y'ikipe ya Newcastle ndetse ng'abayobozi bafite Newcastle mu biganza ngo bamusuye bamusaba ko yagaruka mu myitozo ariko arababwira ati ntabwo bikunda ngira ngo mvuze bicara ko byanze bikunze ufite byinshi kuri inkuru ya nibyo ubuyobozi bw'ikipe ya Newcastle burabizi yuko bigoye kubaho badafite uyu rutayizamu ndetse bakomeza no gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamugarura kuko na mbere ko tuvugana wenda no ku mpamvu yo kumugarura iyi kipe imaze gukina match zigera ku 8 kuva shampiyona yarangira harimo match 6 za pre-season na match 2 za shampiyona. Muri izo match zose nta match nimwe Newcastle yari yatsinda zose kandi Isaac ntiyazikina injiramo unaturebere n'ibitego. Muri izo match 8 bamaze kwinjizwa ibitego 16. Ibyo binjije ni ibitego 7 muri match 8 uze ngo si n'igitego ku mukino kuko binjije ibitego 2 Liverpool ibyara mwijoro ryakeye binjiza 2 equipe ya Espanyol binjiza kimwe ikipe ya Newcastle binjiza 2 se baritsinze urakoze binjiza kimwe ikipe ya Tottenham binjiza 2 Arsenal wabibaze neza binjije 2 Arsenal muri pre-season yego binjiza kimwe Tottenham 3 binjiza 2 Espanyol 5 binjije n'ibindi 2 Liverpool 7 muri match 8 bize ngo ntabwo ari n'igitego kuri buri match ni ibitego 7 byonyine muri match 8 zerutse harimo 2 za shampiyona n'6 za pre-season ariko bo binjijwe ibitego 16 muri zo match 8 muri yarega iyo datse kwata kudefanda kwiza guhera muri attaque iyo utari gutsinde kuko umupira w'amaguru Yohani Cruyff yaravuze mu mupira w'amaguru ngo ni umukino ukinirwa mu mutwe hanyuma ibindi bikoresho nk'umutwe amaguru n'amaboko bigafasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo ufite mu mutwe buriya niyo mpamvu romantari mugani wa Eric Ntakimana kote mentale nicyo kintu cy'ingenzi cyane ku mukinnyi niyo mpamvu uzabona umukinnyi yabuze umubyeyi bakavuga ati oya banza ujye kumwitaho ujye gushyingura warwaje umwana se banza ugiti nyine ku buryo ujya mu kibuga uri concentre 100% utameze nka Aaron Ramsdale umeze neza tayari ibintu byose bihari niyo mpamvu ura igitego gihindura ibintu byose nta match urabona ikipe yahejeje ndumwuka ewana bibi cyane ibintu byose ikipe iri gupropose ndiri guhita ibyica yego ariko ntishyire mwizabu none indi sinzi ukuntu bigenda ikabibonye kimwe ibitego bikagwa nk'imvura baba defense babonaga bari gukora attaque bakajya bakora attaque z'ama penalty gusa nicyo kintu kitwa igitego hari nka nimugoroba mu gice cya mbere na 30 Liverpool irimo isufura iyiza gutsindwamo igitego na 4 byari bujyemo kuko Alisson Becker abonaga atari tayari Virgil van Dijk ishwera hagaze aho ngaho Konate we menye umutwe yibereye Madrid ukareba Kerikeze ntaramenya ahagarara aziko bundi busanzwe akunda kwirukanka ajya imbere bari kumubwira ngo nturenge hano Sibozirayi we ntazi niba agomba gukina kuri kabiri cyangwa agomba kujyamo hagati equipe itari gutsinda igitego ishobora ku expose defense ukabona defense ari mbi atari uko defense ari mbi koko ahubwo buri yo watsinze igitego uzikari ko hari igihe ikipe itsinzwe iteka batereka tubanze turinde minota 2 kutwataka cyane tubanze twugarire batadutsinda byinshi tubareke babanze bananirwe turaza kwataka bamaze gukoresha imbaraga zabo bazimaze ukabona ikipe iri gukina ibintu byo kujera iminota kabizigira ibuze kukwatakira ibyo Liverpool ikunda kubikora ikagwa nk'igihe cyo gukina cyangwa City wamara kunanirwa igahita ikugarura rero Newcastle kuba idafite umwata kuri gutsinda ibitego ari kwiyicira imibare kuko ni rakarita y'umutuku ni rakarita y'umutuku no kudatsinda igitego ni frustration kuko no mu mukino hagati bari batakije Anthony Gordon umuwinga mwiza wabo n'ubushize baramwatakije ntiyagira icyo akora umuwinga mwiza wabo niwe wari wabanje kuri attack abona ni karita y'umutuku ariko byose ni frustration kuri groupe ndetse no kumutoza ndetse no kubakinnyi kuba muri match 8 zose ziheruka arimo 6 za pre-season n'2 za shampiyona nta ntsinzi bafitemo kandi zose badafite Isaac kuko batsinzwemo match 5 banganya match 3
bafitemo clean sheet ebyiri muri izo match. Ukuyemo match ya bakinnye n'agakipe K-League Stars bakinnye hariya muri Aziya. Muri izo match Newcastle yateyemo amashoti 67, 25 yonyine niyo ari on target, ariko still ntago barashobora gutsinda badafite uyu musore w'umunyaswede. Tureke n'ibyo ngibyo, muri match 7 zitambutse badafitemo Alexander Isaac no muri Premier League nazo ntazo batsinze, ko banganyije 4 batsindwa match 3 yewe nta n'igitego batsinze, kandi bateye amashoti 75 muri izo match. Ariko still Alexander Isaac niwe muntu ufasha Newcastle kubaka ibintu byinshi bishoboka no gutsinda ibitego, ko Anthony Gordon iyo yakoze link up play ubona kahita bashakisha, iyo bageze imbere bahita bamushaka. Eddie Murphy uyu musore Eddie Murphy uyu musore Jacob Murphy. Eddie Murphy akina amafilime, ahubwo Jacob Murphy umwaka ushize amajoro yafatiraho rwose, fatiraho njora ndebye agafilime ke imipira yatanzwe umwe mu bakiri batanze assist nyinshi umwaka ushize hafi 13. Jacob ushize yakoze zitazagaruka, assist nyinshi yazihaye umusore Alexander Isaac. Hari abantu navuga ko bakoze sezi umwaka ushize zitazagaruka. Brian Mbeumo Isaac aje kugiye uri gutanguranwa, ntabwo ndi bumuvuga nawe, ntabwo yabura amasano, nabivugira Finya na Jacob ntabwo yabura Mbeumo, ntabwo yabura wowe nawe ntabwo izagaruka. Ngewe se ndahari ndajyaye. Ingingo ya Isaac reka tuyisoze. Umwaka ushize yatsinze ibitego 21 muri Premier League. Isaac so n'umugabo iyi kipe ya Newcastle, niyo mpamvu ubona ikirimo ikora ibishoboka byose, ikirimo kubitinza ibipfunsi wa mugani w'umuvandimwe w'umukomediya ngo kubitinza ibipfunsi, bavuga ati tubabarire ugume hano. Muri iyi weekend habayeho approach y'abayobozi bakuru muri Newcastle. No sina Newcastle gusa, no muri PIF, Public Investment Fund. Uravuga muri Arabia Saudite bafite Newcastle? Iriya PIF yaguze kipe ya Newcastle n'abayihagarariye bavuye muri kiriya kigega cyaguze kipe ya Newcastle. Nabo ubwabo baje mu gihugu cy'Ubwongereza muri iyi weekend basura Alexander Isaac. Bose umugamba ari kubwira Isaac ati watubabariye ukaguma hano. Umva bamwe mu bagabo bamusuye. Reka dore ku mugabo witwa Jamie Ruben. Uyu mugabo witwa Jamie Ruben ni umwe mu bayobozi bakomeye muri ekipe ya Newcastle. Ni CEO w'ikipe ya Newcastle kuri ubu ngubu. Ni wasimbuye wa mudamu wagiraga amaso ameze ukuntu, Amanda Stavi, uramwibuka? Stavi ndamwibuka Amanda. Urabisi ko yavuye muri iriya consortium yaguze ekipe ya Newcastle. Bahise bamusimbuza Jamie Ruben, ni CEO w'ikipe ya Newcastle, nawe ubwe akaba n'umwe mu bayifitemo imigabane n'ubwo atari myinshi, minority owner, akaba umwana w'umumiliyarderi w'umwongereza w'umukire witwa David Ruben. Uyu musore Jamie Ruben ni umwe mu bamusuye, ndetse n'umwe mu bafite imigabane muri ekipe ya Newcastle, niko owner, ajyana n'undi mugabo witwa Jacob Soris. Uyu nguyu ni head of Public Investment Fund. Kira kigega gifite ekipe ya Newcastle niwe ugihagarariye. Kuba gihagarariye si bisobanuye ko ari icyo ariko niwe ugihagarariye. Ni bamwe mu bagabo babiri banini basuye Alexander Isaac. Bamusuye kuri uyu wa mbere, baramubwira ati wa mwana w'umunyaswede turabakire, turabagwiza tunga, dufite amafaranga ateye ubwoba, turakize. Aturetse ibingibi bibaho hano ugasanga ntibashaka ko dushora amafaranga menshi, ni twebwe dufite amafaranga menshi kuri iyi si ya rurema mu bakiri bafite mu bakiri bafite ama ekipe. Kuko PIF ubwo mberuka yari muri miliyari zirenga 400 z'amadolari. Nkunganiye gato abafite Newcastle ubageranyije n'abafite Manchester City babakubye inshuro zirenga 13. ubushobozi. Mansur nakana kuri n'abavandimwe. Mansur tumemera ngo rakazi utumiliyari hafi 20. kandi Mansur kandi ngo Tevez ngo yageze kwa Mansur ngabona igipangu ngari bwo bwa mbere akibonye. Ibaza umuntu wavuye Buenos Aires akaba yarakiniye mu West Ham na Manchester United, yabonye igipangu ngari bwo bwa mbere akibonye. Navuze ngo bamaze gutsindwa finale ya Champions League 2009 imira
imwe batsinzwe na Barcelona 2-0 niba nibuka neza, imwe ya Ferguson na Titi 2009 2-0 ku busa ngo yasanze jet privé mutegereje ngo bageze muri Emirate Arabes nibwo ni Dubai basanga babategereje red carpet, ibintu byose biri ku murongo. Bavuga ati mujye muri hoteli muryame ejo tuzavugana. Wabinjiza ahantu mu gipangu kimeze nka etage 13 zigerekeranye. Ngarinja nk'ibintu byose ari ibirahuri, ibintu byose ngari ibirahuri. Ngo yinjiye baramubwira ngo umwana wawe nabo muri famille yawe n'abandi mufitanye isano ntibazigera bataka ikintu cyitwa amafaranga. Ngo bamushyize muri prime, aravuga ati nawe n'umunyamafaranga kuva nabaho. None uwo nguwo nuko bitashoboka bamukoresha yaba umukozi wabo. Oya bamubwiye ati twebwe iyi PIF duhemba Cristiano miliyoni hafi 200 ku mwaka muri 208 zitarimo n'umusoro 208 nta musoro. Ba Benzema tubahemba mu majana, Bangolo Kante tubahemba muri za miliyoni 90. Abantu bose bakinye muri shampiyona y'Abongereza bahembwa neza. Aravuga ati wa mwana we guhaguruka ngewe ukuriye uhagarariye PIF. Buri uzi ko guhaguruka uhagarariye PIF kuko uyu mugabo iki kigega cya PIF ni nkaho uba woherejwe na Bin Salman. Bamuhaye misiyo, uri kumva? Ni nkaho Bin Salman abaguhaye misiyo akavuga ati ariko niko bimeze. Nibyo kuko Bin Salman ubundi ni nkaho ari we nyiri Newcastle. Ko bimeze Mohammed Bin Salman ni umwe mu bagabo bakize bafite amafaranga menshi cyane. Gifite agaciro ka miliyari 941 z'amadolari. Bivuze ngo araburaho gakeya ngo bibi bintu ntabasha kubara. Iyo miliyari zibaye 100 zibigenda bite? Babara kanga. Ahubwo zibaye 1000. Ingo yewe zibaye 1000 babara gute? Biteye ubwoba. Cyashinzwe mu mwaka wa 1971. Ndashaka amahoro yo mu mutwe ku bijyanye n'amafaranga Samira ari kubara hano kuko ushobora gutuma abantu bagira miliyari 941. Uvuze ngo araburaho miliyari 59 bikaba ibyo ntabasha kubara. Umva impamvu mvuze ngo ni nkaho aba yoherejwe na Bin Salman. Wasi ikigega se ni boss. Bin Salman niwe chairman wa PIF. Noneho iwe yohereje umuntu uyihagarariye aramubwira ati wagiye ukabwira uyu mwana afite ikihe kibazo. Uri kumva ko Mohammed Bin Salman ngira ngo ni Crown Prince wa Arabia Saudite. Siko bimeze ni ushobora kuzasigarana ubwami ngira ngo niba atarabaye na mwenye wawo. So kuntu bimeze bamubwira ati wa mwana we niki wifuza, arababwira ati ngewe ndabahakaniye ndashaka gusohoka muri equipe ya Newcastle. Baravuga ati ye, baramubwira ati wakemeye turaganiriza groupe turaganiriza umutoza bakugarure neza bawongere bakwente. Aravuga ati Mohammed Bin Salman izisaha ni prime minister ariko ni nawe wasimbura umwami ni Crown Prince. Yaraje rero aje kugaruka kugira ngo ahe uburenganzira Alexander Isaac. Ni nk'ikintu kimeze nko kuyobora ubwiyunge hagati na Alexander Isaac n'abadirectors baharungu n'abadirector ariko n'umutoza kugira ngo hongere habeho reintegration cyangwa se kongera kugaruka mu bandi kubunga kugira ngo umwuka ugaruke. Gusa makuru ari kuri uyu mugoroba avuga ko Isaac yatsimbaraye. Ngamaze no kubwira abakinyi bakina nabo katazongera gukinira abantu Newcastle muri groupe yabo, ko atazongera gukina Newcastle kundi. We yaratsembye. Newcastle nayo yavuga yagumye ku cyemezo cyayo, ariko nyuma y'uko uyu mugabo aje kuri iyi match nabonye nasuza abantu bose yajya akora mu ntoki z'abakinyi bose ndetse n'abatoza yamanutse hasi ku kibuga. Yaraje kura ko yagarura uwo mwuka mwiza byose akaba yandira ibitekerezo bya Isaac, ariko mu gihe byanze bigaragara nkaho iki ngiki ari nka guha yadeze tabereza kuvuga ngo none ni mumugurisha nimbe byanze none ni mumugurisha. Kandi n'umushaka makuru avuga yuko ngo Liverpool guteganya niyumva ngo Newcastle yacu guteganya bivuze kongera ku biddinga rimwe ikaba yatanga 120 z'amapound ikarenzo add-ons hagati ya 15 na 20 miliyoni z'amapound. Ikareba ko noneho byibuze Newcastle yamurekura. Ariko ubona ko uyu musore Isaac yagumye ku cyemezo cye cyane cyari kigoye. Nahoze mbona Mila yandika ngo
hari umugabo umwe mu bari kumufasha kugira ngo asohoke, umwe mu bari muri time imufasha ibyo kugurisha witwa Vladole Mitch, ni umu agent ujya ukora amadira aremereye cyane, uzwiho gufata n'ibyemezo biremereye, ajya anakurikiranwa na FIFA, ajya afata abakinnyi kubera uburyo agurisha abakinnyi akaba arimo amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni umugabo uzwiho gufata ibyemezo biremereye cyane. Abantu bibuka ibibazo bya Luka Modric agurwa avana muri Spurs ajya muri Real Madrid, niwe wari wabikoze. Uyu ni umugabo rero nawe nguri inyuma iyo mu bagira inama Isaac yo kuvuga ngo nimba wafashe icyemezo cyo kuva muri Newcastle ngo ntuzakiveho, nta bindi, bigatuma rero umusore agomba kuri iki cyemezo cyatumye afata biriya bintu byose byo kujya hanze y'ikibuga akanga gukorera imyitozo nabyo cyajya afata ajya muri Espagne, byose bigatuma ahama ku ijambo rye ko atazongera gukina ikipe ya Newcastle ukundi. Thierry hari ikintu Thierry yavuze ku mugoroba muri Monday Night. Thierry yavuze ati nibyo amakipe ari igihe iyo umukinnyi agiye muri forume ikipe zimwirukana uko zishaka, uko zibyutse, ntizitaye ngo ufite imyaka 5, ntizitwaye ngo ufite 3, zirakwirukana. Ati n'umukinnyi yakafite ubwo burenganzira ku ruhande rwe. Yavuze ati Isaac nawe afite uburenganzira kandi abantu bakwiye kumwumva uruhande rwe. Aravuga ati ariko at the end club ibiri hejuru y'umukinnyi. Yavuze ati reka turebe kuri ubundi ijambo rimwe ryiza yavuze ati impamvu bino mubona ari Saka nuko Isaac ari umukinnyi mwiza, ati Isaac ari umukinnyi usanzwe ntabwo byari kuba bivugwa. Ati Newcastle ku kimenya icyo kintu n'uruhande ruturimo kumva impamvu Isaac ashaka gusohoka rukiye kuyumva. Ati ariko club bariyo nkuru yanongera yaravuga ati subu Mercato nizifunga Newcastle idafashe icyemezo cyo kumurekura ngo agende, ati ubu kuri kariyeri yiwe, professional career ya Alexander Isaac, wakemera kumara amezi 6 udakina. Kandi ubona ko ati yumaze amezi 6 udakina uri ku rwego rwa Alexander Isaac, ati na Liverpool yagutekerezaga biragoye ko yakongera kugaruka kugushaka. Kandi ubona ko Newcastle yakemera guhomba Yasin ataza, abayobozi ba Newcastle biteguye kumureka akagumara ntakine, nabo bakazahomba nawe agahomba. Ese bagize ibyago akagenda akemera amezi 6 wenda akazi ikipe hatarani bakazifata akagira gatakubita seza yitagaza agaruka kuguzina ijana. Erega ikibazo Fuadi iyo umuntu yambwiye atanshaka n'ukuri kw'Imana wo mwifuje n'abana nawe. Fuadi ikibazo nyine Thierry yavugaga ati ni bibiri. Alexander Isaac nabe professional agende yicane na Newcastle, asubire muri office, asubire ku kibuga, afata inkweto zasubireyo, babwiye ati ndashaka gusohoka mu buryo bwiza. Atari ko kubivugira kure, ahatari kure, ati ku ruhande rwiwe first of ngenda mwumva, ati kubera ko nawe iyaza kuba ari we wagize ikibazo cy'imvune cyangwa se atadeliveringa nk'uko uyu munsi ya delivaringaga, ekipe nawe yamwirukana uko ibishaka. Inkuru ndi gusoma hano muze kumbwira niba mu Kinyarwanda mwayishyiramo, iri mu Gifaransa. Alexander Isaac a réaffirmé sa volonté de rester en grève tant que Newcastle United ne laissera pas rejoindre Liverpool. Akantu kancanze, hari umuntu wigaragambya wenyine uri umwe yarigaragambye ku kantu ka grève mu Faransa atanditsemo so kumukabiriza. Ibyo nese kwanga gukinira ikipe ukundi so kwigaragambya. Umuntu yigaragambya wenyine cyangwa kugira ngo igaragambye mu ngomba kuri igikundi. Oya kwigaragambya, imyigaragambyo wenyine nayibaho. Binyigaragambye ya benshi baho niyo ku giti cyawe baho nk'uko ujya kumva ngo Gandhi yigaragambije kubongeza yanga kurya. Aba baramufuga bavuga ati yanze kurya burundu kugeza babonye kazicwa n'inzara bagira gute, harangije Gandhi asohotse ya influence abahinde bose ati imuzarye cyane mugire gute, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero Alexander Isaac nayo cyane hari mu myigaragambyo yo kudakina. Celtic kozagasi ikwemo n'ikipe yitwa ngo Kaila Animat yo muri Kazakhstan. Birasa ntwamenyeka Kariyeri Madrid boro muzongera kuyihisha se. Kariyeri Madrid izajye Kazakhstan. So rero final stage harya iyi ni final stage bahise bajya kwa kane bazabatombora. Ubu ikipe ije kurya 10.
so urumva rero Benjamin kuri iki cyemezo cya Alexander Isaac mbona ubwo bano bayobozi biyiziye bishobora kugera kuri deadline bakavuga ati reka twemere kuko niba umuntu atagushaka atagukinira kuko Jamie Carragher we yavugaga ati njyewe ndabibona nk'umuntu Isaac uzabona Newcastle niramuka itemeye kumugurisha ati nta kindi cyemezo Isaac yafata nk'umuprofesiyoneri ntiwakwemera gufata amezi 6 wicaye atazasubirayo biyunge akine azasohoke mu buryo bwiza atari Newcastle ku cyemezo cyiza nigurisha ariko njye hari n'idini zishoboka nk'ubu ngubu bigeze minsi biranyuma akaba aribwo ikipe ya Newcastle birekura bemera ko bamurekura Liverpool itakita yari gutanga izo miliyoni kuri deadline oya Liverpool iyo igoma kuri nuza y'umuntu oya Liverpool yemeye kumuguma niyo se bafana nijoro yemeye kumuguma ariko Newcastle aka kanya yo Newcastle akanya ntabwo yigeze basa miliyoni 150 iracyavuga katagurisha ishaka kugaruka ivuga ngo twabyemeye mu kiragurishwa noneho umutanga y'igitano urumva Liverpool ntizitanga ko nakanya ntirazigeza yanze kuzamura yakora indi bid rero nibaramuka babyumvikanye bikabana bihomba nizazitangisha nizayafata izakora ikisi barakumva bizategura ko amahirwe umukiriya nuko amahirwe umukiriya hari yitegwa no kuyishyura ubundi saje ikindi umusore atamwe ati ikipe iragura gutanga amafaranga urajye azagaruka yaretse byo kubana uyu mwana akigendera ahubwo ifaranga ikarishora hane gushaka abayishaka Newcastle ateye umujeni isoko ryari ko n'umukino ntago yebaniye ko yagiye gushaka abayishaka abatayishaka ikabareka okay